ndabasuhuje mwese abakozi ba Brown Magazine. Ngiye kubasuhuza nk'uko mumaze kubimenyera, ni Avi Brown. Mbere yuko dukomeza rero ndagira ngo mbwire wowe utarakora subscribe kuri channel yacu, ukayikora aka kanya. Ni ibintu byoroshye cyane, urabona aho handitse subscribe, hakande ubundi twikomereza. Aka kanya rero munyemerere ngafate babwire ku mateka. Muri make rero, nta muntu n'umwe utabona umuvuduko u Rwanda rufite mu iterambere. U Rwanda rurimo kwihuta cyane mu iterambere, gusa nyine ibyo byose ntibyikoze, birumvikana. Byasabye imbaraga z'abana b'Abanyarwanda, byasabye gusenyera umugozi umwe nk'Abanyarwanda. Ni nyuma y'uko twari tumaze kumenya ko icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Murabizi rwose u Rwanda twagize amateka mabi. Ibi si byo nongera gusobanura kuko twese turabizi. Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Gusa nyine twagize umutabazi, twagize intwari, twagize inkotanyi z'amarere, ari nazo zahagaritse jenoside, zemeye kumena amaraso kugira ngo Abanyarwanda dukure tubumwe, tugire umutekano kandi tubeho mu buzima bufite intego nziza y'ejo hazaza. Uyu munsi rero ndashaka kubabwira ndetse no kubamara amatsiko ku bijyanye n'intama y'umweru yagendanaga n'inkotanyi zari ku rugamba rwo kubohoza igihugu. Murabizi cyane, twize amateka y'ibihugu bitandukanye, twiga amateka y'intambara y'isi, twiga amateka ya za Europe, ariko ni ngombwa kugira ngo tujye tumenya n'amateka y'igihugu cyacu, tumenye ibintu bitandukanye byagiye biranga igihugu cyacu hambere aha. Iyo ntama rero ikaba yaragendanaga n'inkotanyi z'amarere, zabaga muri batayo y'101, yari iyobowe n'uwitwaga Kayitare. Abantu benshi rero iyi ntama ntibayivugaho rumwe kubera ukuntu yari itangaje cyane. Bamwe bati yakoraga nk'amaneko, abandi bo ntibemera ko iyi ntama yanabayeho, abandi nabo bati inkotanyi zari zarayikuye ku mupfumu. Iyo ntama yari ifite ibara ry'umweru rero. Inkomoko yayo nk'uko tubikesha, nk'uko General James Kabarebe yabitangarije anabisobanurira abarimu bigisha amateka, arabasobanuriye. Iyo ntama rero yari yatoraguwe n'abasirikare bo muri batayo y'101 nababwiye nyine, yayoborwaga n'uwitwa Kayitare. Guhera uwo munsi rero bayitoragura, yatangiye kumenyerana nabo, ikazajya inabaherekeza yewe kuri paredi, bahindukira kwa kundi nyine kuri paredi, ndavuga imyiyereko ya gisirikare, bahindukira nayo igahindukira, bareba inyuma nayo ikareba inyuma. Kubera rero ukuntu iyo ntama yari imaze gufata imico ya gisirikare rwose, ntiyashoboraga kuyoba. Wenda ngo rimwe rimwe kwa kundi abasirikare wenda bivanga, iyo ntabwo yashoboraga kuyoberwa ngo iyobe ijye mu bandi. Yagombaga kumenya aho babasirikare bo muri batayo ya 101 bari, ikabasanga. Iyo ntama rwose yari itangaje nk'uko General James Kabarebe akomeza abisobanura. Ushobora kwibaza ati ese amaherezo iyo ntama yabaye iyihe? Iyi ntama yakomeje gutangaza abantu benshi. Mw'iyo foto rero, iyo foto mubona aho ngaho, urabona iyo ntama, abantu benshi bagiye babyanariza ku buryo cyangwa se babisobanura ku buryo butandukanye. Bamwe bati intama ku bijyanye n'iherezo ryayo, bamwe bakavuga bati intama abasirikare bageze ku rugamba, bagiye gutera urugamba, hari akana bahuye mu ishyamba
baravuga ati intama se nituyijyana ku rugamba biragenda biti, bayisigira akana bahuye nako mu ishyamba. Abandi nabo bati hari umusirikare waciye gutya ku ruhande, n'abandi ngo barayirya. Ariko ukuri nyako nk'uko General James Kabarebe abivuga, yabisobanuye abarimu bigisha amateka, yavuze ko iyo ntama y'umweru koko yari ifite ibara ry'umweru dede, barayikundaga cyane, kandi none afande w'iyo batayo akayikunda cyane, nayo yayifataga nk'umusirikare. Bajya gufata urugamba batera igitero cyo kubohoza igihugu no guhagarika jenoside, iyo ntama barayijyanye ku rugamba kuko bayifataga niyo nk'umusirikare, yari ifite imico ya gisirikare. Noneho kubw'amahirwe make nyine ko General James Kabarebe babivuga, iyo ntama baje gutera grenade ishwanyaguza ya ntama nyine, amateka yayo abarangiriye aho ngaho. Intama rero ntabwo yabashije gusoza urugamba ngo nayo ihagarike jenoside, ntabwo yabashije gusoza urugamba. Kumva ko yarabafashije abateraga ka morali kubona inyamaswa nk'iyo ngiyo ifite imico nk'iyo ngiyo. Nagira ngo rero mbasobanurire ku bijyanye n'iyo ntama abantu benshi bibazagaho, abantu benshi mu mateka, ni akantu k'amateka ugomba gusobanukirwa. Murakoze rero, niba ku channel yacu utarakora subscribe, nongere nkwibutse ushobora gukora subscribe. Nk'utu ngutu dutangaje n'ibindi bintu byose byakugirira akamaro uzajya ubisanga aha ngaha. Ushobora gukora subscribe, naho ngaho hari umutuku kahakanda, kugira ngo n'ibindi byose tuzajya dukora bizajye bitabikugeraho. Murakoze cyane rero.